Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kukwiheha niba iyo umuntu abonye amazi igihe atakoresha amazi asabwa kongera gukoresha amazi nkuko bikorwa kuri tayammum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ubusanzwe kwiheha ari byo byitwa al-istijmar muri mategeko y'idini ya Islamu ntago bisimbura al-istinja. Ntago bisimbura al-istinja, na istinja no gukoresha amazi mu bwiherero. Ibyo ngibyo rero ntago ari kimwe gisimbura ikindi nkuko mu gutawaza tayammumu isimbura al-wudu, mu gutawaza tayammumu bisimbura gutawaza. Ahangaha niho iyo amazi abonetse ubusabwa guhita ujya gutawaza kabone nubwo buri mu isengesho. Naho kubijyanye no kwiheha byose ni ibikorwa bibiri bisukura kandi byemewe, umuntu afite uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka muri byo cyangwa se akabihuza. No kubihuza nibyo byiza. Uramutse uri bwihehe warangiza ugakoresha amazi nibyo byiza kurusha gukoresha amazi gusa. Nkuko nanone ukoresha amazi gusa ntacyo bitwaye, uniheshye gusa ntacyo bitwaye. Igihe cyose wabikoze mu buryo bwuzuye kandi ntacyo wangije, kandi n'icyo wihejeje cyasukuye uriya mwanya usukurwa. Icyo gihe rero iyo byakozwe ntago bisabwa gusubirwamo, niyo amazi yaboneka ntago bisabwa gusubirwamo, nkuko byemewe no kuba umuntu yakiheha afite n'amazi. Wallahu a'lam.